ikindi Imana yanga urunuka ikanga abashika. Gushika bakora iki? Ni igihe umuntu akoresha za mbaraga mbi agakurura umutima w'umuntu akawujyana hanze. Bakoresha ibirahure, imiruwari, bakoresha ibasi yo mu mazi, bakagushika umutima pe. Bakagushika usinziriye umutima bakawukuramo. Ariko ibyo ngibyo babikorera n'ubundi abantu bihuje ibyo bicaniro. Ufite umutima wa Kristo ntago wamushika. Amushika umujyana heza. Ariko ngo harimo n'abagore ngo babika abagabo mu macupa simbizi. Bagushyira n'ahandi. Muri yagiye nuko mbaranze kuvuga ibintu byinshi hano. Oya kabiri kuko uko ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka. Kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. 13 utungane rwose k'Uwiteka Imana yawe. 14 kuko ayo mahanga uzayahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu, ariko wowe Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Ngira ngo abantu bajyaga bavuga ibintu barabyumvise. Urumva ukuntu Imana ivuze ibintu kandi mirongo ndibuze kuyisoma, navuze ngo ndacamo mubwire ko intego yacu banya no gusenya iki ikiganiro cy'ibicaniro by'abapfumu n'abarozi n'umwuka n'imyuka no gusenya imyuka y'abapfumu n'abarozi. Urakoze cyane. Tutagira izina rya Yesu Kristo nta cyabavuze uburimo w'iki tugaseka. Toka ntabwo bihagije. Nkandese uravuga mu izina rya Yesu ndakwirukanye Satani, sohoka. Ubanje kuvuga ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye ni rya Yesu, ntabwo ari iryawe. Rero ukuntu barakorera ngo toka Satani, toka nisazi se. Muri ayo mahanga bagiye kwimura, bajyaga bacanga ikintu kinini cyane, baranze bakajugunyamo abana abahungu n'abakobwa ngo bari gutamba, bikaribwa n'ikigirwamana cyitwa Moroko. Rero ikigirwamana cya Moroko uyu munsi uzahanu kimuriwe no gukuramo amata. Buryo ubutambira cya kigirwamana babanagagamo muri uwo muriro bagapfa, bakaribwa n'iyo gikoko. Ayiwe nabari batuye mu mahanga yose bagiye mu nazira za Kanani, bafereza abahebu bose bari bahari bakora iyo mihango. Ariko n'ubu ngubu muri Afrika n'ahandi baracyatamba abana babo. Ikigirwamana rero cyari gishinzwe kurya abana, niko bakitaga. Ariko uyu munsi cyakoze imitation we, cyarimuye icyangombwa cy'imiturire. Niyo mpamvu hariho kwemezwa gukura nk'amata, kuko cyaryaga abana nyine. Rero umuntu wese wakuyemo inda yabishaka akayikuramo ayitwite agakora uko, n'ubundi yagaburiye cya kigirwamana cyahinduye ibara, cyarivuguruye. Kandi si bamwe ngo haya ngo ni swap harya, ngo ni swap. Harya swap ni iki nk'abakecuru batabizi buriya? Ubwo ni ugufata ikintu ukagikuramo ukasimbuza ikindi. Urumva rero abantu barakura nk'amadata azwi abandi bagafungwa. Icyo kigirwamana uyu munsi cyafashe imbaraga kugera n'ibihugu mvuta keneye rwose bakakuramo nk'wihutira. Kirahari kiridegembye. Kandi urashaka ko dusengana, kandi icyo kigirwamana yagituriye ibitambo byinshi ati nyirukanaho karande. Kandi ikigirwamana cyari uruhinja rwawe kikarya DNA yawe. Nuvuga ngo mu kuzimu no muri icyo kigirwamana hari amaraso yawe kuko wataye y'umwana, hariyo identity yawe, huye baragufite. Niyo mpamvu ujya kugura imodoka igapfa, wajya gukora bikanga ibyo ukoze bikakunanira. Wayikuyemo ariko nawe urabizi. Ubwo nabigereranya nk'imirongo abagabo ntimwishyira heza n'abasore ntimwishyira heza ngo mwikuremo, kuko namwe mwe mwategetse ko bazikuramo mwanze guha abana ibyo kurya. Kandi abafatanya cyaha Imana irabareba. Kuko n'ubundi urwo ruhinja wajugunye muri wese ukarwagirwamana Moroko kikuramo inda gisima bakura nk'amada. Uwo mwana wagiye ajyanye DNA y'umugabo ni iki ni y'umukobwa. None se urumva kuzima batakubitsa ahantu. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane nawe. Ubumwe bw'abera ministries sitorero sidini nta nubwo bigenda kubaho. Ijambo ry'Imana ryeruye riravuga riti umuntu
nzajya muganiriza mu nzozi. Iyo urebye igitabo cya 14 bigaragaza ko inzozi ari zo muntu kandi inzozi nicyo cyerekezo cyazajyamo. Hanyuma rero byinshi mu buzima bikunze guhagarikwa n'imbaraga mbi z'abarozi ndetse bakoreshwa na Satani, kuko Satani ubwe ntabwo ajya amenya icyo dutekereza, ahubwo arakeka, yarangiza agakoresha ibirere bikurwanya, nk'uko ijambo ryo mu Befeso ryavuze ngo ntidukirana n'abantu ahubwo dukirana n'imbaraga mbi z'ahantu ho mu ijuru z'abanyabushobozi. Na Befeso 6:10. Aho rero n'umwe w'abera ministries uhagaze mu gusenya ibicaniro, mu gusenya imbaraga z'abarozi, mu gusenya imbaraga z'ubukene, mu gusenya imbaraga z'uburwayi, dukubita hasi ibicaniro byose by'abadayimoni tutitaye kubikora cyangwa ubitekereza, twifuza ko zizasohora. Umwe w'abera ministries ntabwo twifuza ko umuntu yava mu idini, guma mu idini urimo n'itoro urimo, ahubwo ukiranukire muri ryo maze ubuzima buhinduke, nawe uhindura ubw'abandi. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste ubakunda cyane, twubaka ahazaza, twubaka ibizaza, tudatewe ubwoba n'ibivugwa, ahubwo duhagaze ku ijambo ry'Imana. Nta murozi wagushobora Imana ituye muri wowe, ubwo Imana igenderamo uzanatsinda. Shalom shalom. Kurikira Wageraho Ministries kandi uganire n'abandi, ubuzima buhinduke, nawe uhindura ubw'abandi. Amahirwe ubona ntukayapfusha ubusa, yaha n'abandi. Shalom. Kaze nanone ni kumwe Wageraho Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwebwe mwese mudukurikiye muherereye, abari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abakoze subscribe. Nawe nimba uri umushyitsi, nimba uhageze hano, nzi neza ko hari icyo uri bwunguke, hari icyo uri bujyane, ariko turagushimiye cyane. Amazina yanjye nitwa Jerry, ndi kumwe na Mushumba. Muri ino minsi abantu bamaze iminsi bibaza ibintu bitandukanye, ariko twagize icyumweru gikomeye cyiza, abantu bungutsemo ibintu bikomeye abandi batajyaga bavuga cyangwa se aribwo babisobanukiwe bwa mbere. Ariko muri ibi byose twabonye ibintu byinshi bikomeye, turi bugaruke nubwo wavuze turi banda ku nzozi, ariko uyu munsi ndagira ngo muramutse munyemereye, abantu benshi bakomeje kwibaza ibintu bijyanye n'abarozi, imbaraga zabo, ariko ni gute? Ese birashoboka ko ubu umwuka w'abarozi n'igicaniro cyabo umuntu yakikuraho? Ese umwuka w'ubupfumu, umwuka w'abarozi, ni gute umuntu yabyikuraho? Ese umwuka ukora ute? Wawusenya gute ku buzima bwawe? Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane kuba wemeye ko tuganira kuri aya magambo. Reka ngushimire. Ese ubundi twibaze ngo umwuka uteye gute mbere yuko ngira ibindi mvuga. No kuvuga ngo abantu benshi kubumvisha yuko ijambo ryitwa umupfumu, umurozi n'abashika n'abashikisha kubivuga uri umukristo ari icyaha, nyamara birengagiza bino bintu. Bibiliya ijambo ry'Imana ribivuga, harimo verse, ubwo ni imirongo ya Bibiliya 1250 igaruka ku bapfumu n'abarozi, ivuga ku bapfumu, abarozi, abashika, baterekera n'indi mihango yose ya gipagani. Yego, Bibiliya yose. Bikaba bigaragara muri chapitre cyangwa se ibice birenga 490 kugera kuri 500 bisobanura bigize iyo mirongo tuvuze. Yego, buriya muri rusange Bibiliya igira ibice 24,300 ngahe. Urumva harimo 500, kimwe cya gatatu cyaho. Iyo ni ntuze mvuze ni chapitre, niyo ni 500. Ikagira amaverse biblique ibihumbi hafi birenga, nzabigusobanura ntabwo ushaka kuvuga cyane, ariko ndabizi. Hari ibice, hari amashapitre, hari ibintu byose birahari, ariko wumve ngo mu mirongo igize Bibiliya 100 ngahe hakazamwo 1500 bivuga
iryo jambo ryitwa umurozi, umugome, abakora niyo mihango. Ukibaza ngo ikintu Bibiliya yavuzeho cyane, uzi ko ijambo amahoro rivuze inshuro 300. Amahoro. Ijambo urukundo n'inshuro 30 banye n'ukuntu umwaka wose. Buryo kubyutse ufite ijambo ngo amahoro, amahoro bihwanye n'umwaka wose. Yego. Agasahoka inyongezo mu gihe umwaka ufite 36. Hariho amahoro nayo ni nkuko, ariko ikivuga abapfumu, abarozi, abashika, abaterekera ni 1250 bigaragara mu mirongo 500 igize Bibiliya yose. Aho urahumva ikiwo, ndumva ko ari bikabije. Nose ubiye ko bivuze ku cyo kuvuga ko bikubitanya ngo ntibishoboka. None ngo ni imihango ya kera Bibiliya yanditswe n'Abanyarwanda. Nuko no mu Isirayeli bapfumu. Hari nk'abaragurisha umutwe n'abaragurisha igicu n'abaragurisha ibindi, ndaza kubisobanura. None ibintu Bibiliya yavuze bo bakana gute nkawe? So aba rero reka bivuge muri buno buryo. Ukuntu bakora abashinzwe kutubuza ubuzima. Nukubuza abantu imodoka bayigemo, ujye mu nzu bayigemo, ujye kuri moto bakucige munsi y'ipine, mbega icyabo nuko batwica. Kuko Bibiliya yasobanuye muri Yohana ibice 10 haravuga ngo nta kindi kiza n'umujura keretse kwica, kwiba no gusahura ubuzima bw'abantu. Ariko ijambo ry'ihumure, dufite Imana irinda ubuzima bwacu. Yego. Urumva umugambi wabo ni ukutwica, ni ukudusahura, no kutwiba. No kuvuga ngo arahera ku byo ufite, akurikizeho akubuza amahoro, namara kukubuza amahoro nabana byanze ahita gutwara ubuzima. Ngira ngo urabyumvise. Nta kindi kiza n'umujura, kandi ujura ni Satani. None abantu badayimoni ikindi shaka kubazubwira ikintu ukuntu bakora, bo nibo bonye ntago bagukeneyeho ibyiza, bakeneye kubyara upfusha, bakeneye kubyara ukuri, mbega nicyo bakeneye. Ariko Imana igashaka ko tugira ubuzima. Ariko nta kindi kiza n'umujura, ni ukwica, kwiba, no kwangiza, no gusahura. Muri make gusahura ubuzima bw'abantu, gusahura ubutunzi bw'abantu, gusahura icyubahiro cy'abantu, gusahura ubuzima bw'abantu, gusahura hazaza h'abantu, gusahura inyenyeri y'abantu. Ariko Imana ikabihari ku bwayo kugira ngo duhe bwa buzima. Ariko ntimwirengagize ko Paulo yandikira abantu bo mu Efeso, bandikira bwa Efeso 3:10 ntidukirana n'abantu, tukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, the municipality. Era ahantu ho hejuru mu kirere, harimo abami b'ikino kirere ngo n'isi y'umwijima. Reba uko n'isi y'umunsi vurunganye. Tugize intambara iri muri Kongo, tumuse muri Irani byakomeye, ahandi barasanye. Urabona ko isi irimo iracubangana. Kure na irimo akubitiyo umuriro watse, abantu batangiye kurega. Urumva isi nibyo Satani nuko akeneye, nuko isi itigita abantu bagapfa bagashira. Hari igihe bikenera au niveau mondial, akarikenera ku muntu ku giti cye rero. Asahura ubutunzi bwawe, asahura ubuzima bwawe, noneho agakoresha bano bapfumu n'abarozi n'abashika kugira ngo bangize ubuzima bwacu. Ariko harimo ikintu ngiye kubabwira. Iyo basanzwe ufite umutima wa Kristo muri wowe, bagasanga ufite imbaraga za Kristo muri wowe, ntago bagushika ngo bagushobore. Yego. Ubwo nyine warukiri gusobanura imyuka isibaho ikora gute, ishaka kugira ngo bigende bite, yifuza iki. Tumaze kubona ko iturimbuye, ariko dufite Imana itifuza ko ubuzima bwacu butakara. Ubwo mushumba nagira ngo mfatanyeho iki kiganiro, ndagira ngo tugitware mu buryo bw'abantu kugira ngo babisobanukirwe. Ubwo ndagira ngo nibaze na cya kibazo abantu benshi bakunda kubaza cyane, ngo ibyo byose birahari, ngo turabizi ko na Satani ahari, ngo ariko amaraso ya Yesu Kristo arahagije. Niko benshi bakunda kuvuga. Ntabwo wabuze umuntu kuvuga ibyo ashaka kuvuga. Buriya mu buzima tugira imyumvire itandukanye. Yego. Kandi burya imyumvire itandukanye ijyana no mu mivugo igize gute, itandukanye, ikajya no mu mitekerereze igize gute, itandukanye. Ntabwo batindaho. Icy'ingenzi nuko nkweretse icyo Bibiliya ivuga. Yego. Icya kabiri nuko nawe ubuzima bayeho urimo urabureba, urabuzi. Diplome nifite agaciro nk'ako bayiganyeho. Ubuzima bwawe burimo buragenda umanuka, nawe urabireba. Amahirwe kunyura imbere uyitegereza. Dore byarupfusha. Akoze kumara imyaka 10 n'ingaho uri mu ishuri, waratanze amafaranga menshi, wanarangiza ukabura akazi. Niba umva ibyo bintu abandi bari kukabona, dore ntubyara, bipfirahe. Dore ntubyara, nutabyara uzacika, uzapfa birangire nta muryango usize. Ibyawe bazabihandeze.
hasamuragugize n'ubyaye reba abasore bari gupfa abana bari gupfa noneho niba n'abapfuye batanurongwe noneho ushatse n'umugabo ushatse n'umugore nta kana mufite cyangwa ntunarongowe warangiza ngo sinumva ibyo bintu n'ibi bintu cyangwa ndakubwira ibintu byinshi cyane yego ibyo bintu rero nibyo bikoma abantu mu nkokora noneho bakarota na zanzoza ariko amaso yabo ntabahishurire ko bagomba kumenya kurinda bino bicaniro aho ni naho hava bya bicaniro bitanu bitwavuze bya famiye by'iki byose bikaza bikabagota umuntu akaba mu buzima yumva isi yamubihiye kandi akijijwe abwa anasenga ati ko niyiriza mu kibyanze banza umenye ko ibyo usuzugura rega bivuga ngo toka shitani se nisazi mwirukana ayiwe ubundi toka shitani rero nta kintu bavuze Yesu urinde kandi ubu yirukanye toka nyine gatoka ikagenda nagasazi se ikirukanka nakabwa se kivuga ngo ndakwirukana satani mu izina rya Yesu wowe akanwa kawe ntikakwirukana n'umubu yego ngo toka shitani wowe nkande se ubwo ngo mu izina rya Yesu ndakwirukanye ko yaravuze ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye ntabwo ari rya John oya ngo toka shitani wowe nkande wewe vuga ngo mu izina rya Yesu minagukemea ndakwirukanye katika jina la Yesu nimekukemea satani toka akora mu izina ryawe utagira izina rya Yesu Kristo nta cyabavuze ubu urimo wikige tugaseka toka ntabwo bihagije nkande se uravuga mu izina rya Yesu ndakwirukanye satani sohoka ubanje kuvuga ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye ni rya Yesu ntabwo ari iryawe rero ukuntu borokorera ngo toka satani toka nisazi se turimo turigana Yesu wavuze ngo mvinyuma satani yavuze ngo mu izina ryanjye Yesu ndavuze ngo we mwiza yavuze mu butware n'ubushobozi bwe ibintu byose byo kwirukana imbaraga z'abadayimoni utabanje kubicisha mu izina rya Yesu uri muri ikirigita ugaseka nta kintu ubukoze nta na kimwe ayiwe wabyumvise none abantu babyumve noneho tuyoborwa n'imbaraga zo mu kirere ahantu utagera abanyabushobozi babatware principality abantu bafite ibya princess n'abami bikomangoma bafite imbaraga b'abadayimoni tubasha guhangana nabo ariko turi mu izina rya Yesu birakunda so rero icyo bisobanura twavuga cy'abarozi nambigusobanurire kandi ikindi kimwe nibuka ko nta mwanya twabona wo kubinonosora byose kuko byatwara umwanya ariko abatwumva reka tubagire inama bazasome igitabo ngiye kubabwira ndashaka kubivugaho nihuta cyane ngira ngo basoma gutegeka kwa kabiri ibice 18 rero ku murongo w'9 kuko amasaha dutwara yego tugere ku murongo wa 12 yego gutegeka kwa kabiri ibice 18 ku murongo w'9 numara kugera mu gihugu w'iteka Imana yawe iguha ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro cyangwa ukora iby'ubupfumu cyangwa uragurisha ibicu cyangwa ubupfumu cyangwa umurozi bya bintu birakomeye we cyangwa umwambuzi cyangwa ushikisha cyangwa uragurisha abantu ibizababaho cyangwa umushitsi ubwo nushika 12 kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe 13 utungane rwose ku Uwiteka Imana yawe 14 kuko ayo mahanga uzayahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu ariko wowe Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo ngira ngo abantu bajyaga bavuga ibintu barabyumvise
urumva ukuntu Imana ivuze ibi bintu kandi imirongo ndibuze kuyisoma navuze ngo ndacamo mubwire ko intego yacu banya ni ugusenya iki ibicaniro by'abapfumu n'abarozi n'umwuka n'imyuka ni ugusenya imyuka y'abapfumu n'abarozi. Urakoze cyane, tubonyemo ibintu bikomeye. Umurozi, umwambuzi, ushika, uragurisha abantu ibizaba, n'uragurisha ibicu n'ibirere. Ubwo ni babandi bose bakora ibintu by'ubupfumu. Urabumva bano bantu? Nabumvise, turabasomye hano. Arabwira ati umva mu buzima kirazira kikaziririzwa. Nkuko nakubwiye yuko ibisobanura ko ijambo barozi n'abapfumu rivugwa muri Bibiliya inshuro 50 mu bice 500 bigize Bibiliya. Yego. Ni ukuvuga ngo igihe rero umugambi wa Satani ku buzima bwacu ni ukutwica, kuturimbura no kutwambura no kutwiba. Yesu akadukiza. Arabwira ati rero ngiye kubabwira ikintu kimwe. Kirazira ntuzacisha umwana wanyu mu muriro, umuhungu cyangwa umukobwa. Muri ayo mahanga bagiye kwimura, bajyaga bacanga ikintu kinini cyane. Baraza bakajugunyamo abana abahungu n'abakobwa bari gutamba. Bikaribwa n'ikigirwamana cyitwa Moroko. Rero ikigirwamana cya Moroko uyu munsi uza ahantu kimuriwe. Oya. Ni ugukuramo amata. Burya ubutambira cya kigirwamana. Babanagagamo muri uwo muriro bagapfa. Bakaribwa n'icyo gikoko. Ayiwe. Nabari batuye mu mahanga yose bagiye mu nazira za Kanani, bafereza bahebu bose bari bahari bakora iyo mihango. Ariko n'ubu ngubu muri Afrika n'ahandi baracyatamba abana babo. Ikigirwamana rero cyari gishinzwe kurya abana, niko bakitaga. Ariko uyu munsi cyakoze Ntacyo we. Cyarimuye. Kimuye cyangombwa. Cyimiturire. Niyo mpamvu ubona hariho kwemezwa gukura nk'amata. Kuko cyaryaga abana nyine. Rero umuntu wese wakuyemo inda yabishaka akayikuramo, ayitwite, agakora uko n'ubundi yagaburiye cya kigirwamana cyahinduye ibara, cyarivuguruye. Kandi si bamwe ngo haya ngo ni swap harya. Ngo ni swap. Harya swap ni iki nk'abakecuru batabizi buriya. Ubwo no gufata ikintu ukagikuramo ukasimbuza ikindi. Urumva rero abantu barakura nk'amadata yazwi abandi bagafungwa. Icyo kigirwamana uyu munsi cyafashe imbaraga kugeraho n'ibihugu mvuta cyenenda rwose bakakuramo nk'wihutira. Kirahari kiridegembya. Kandi urashaka ko dusengana, kandi icyo kigirwamana yagituriye ibitambo byinshi ati nyirukanaho karande. Kandi ikigirwamana cyari uruhinja rwawe kikarya DNA yawe. Nuvuga ngo mu kuzimu no muri icyo kigirwamana hari amaraso yawe kuko wataye y'umwana. Hariyo identity yawe. Huye baragufite. Niyo mpamvu ujya kugura imodoka igapfa wajya gukora bikanga ibyo ukoze bikakunanira. Wayikuyemo ariko nawe urabizi. Ubwo nabigereranya nk'imirongo abagabo ntimwishyira heza n'abasore ntimwishyira heza ngo mwikuremo. Kuko namwe mwe mwategetse ko bazikuramo mwanze guha abana ibyo kurya. Kandi abafatanya cyaha Imana irabareba. Kuko n'ubundi urwo ruhinja wajugunye muri Yesu ukarwagirwamana Moroko kikuramo inda gisimana bakura nk'amada. Uwo mwana wagiye ajyanye DNA y'umugabo ni iki? Ni y'umukobwa. None se urumva kuzima batakubitsa ahantu. Niyo mpamvu ujya kwitera hejuru inyundo ngo pi. Hari ibigukurura kandi bifite imbaraga. Wazamutse hasi. Wajya gutera imbere vutu. Wajya mu rusengero ugasanga kuzura umwuka rukavuga mu ndimi. Ati wewe zivuge nushaka kuzirangiza. Ariko ntabwo uri bugende. Kuko nubundi biravuga ngo abazajya mu ijuru ngo mwami. So bazagira gute? Bazabona Imana. Mbega umuririmbe mwami byini ko arasucurange wisaze witukuze uririmbe bitangaza nubundi se ko nta nijuru ufite. Nukurishiriza ku kiziriko. Bundi se ko bavuga mubireravuze ngo abavuga ngo mwami. So bazataha mu ijuru. Ibi bintu birakomeye rero. Birakomeye. Kubera ko ubu ni ubumwe bw'abera ministries. Kubera twebwe ntidutinya ngo baravamo ngo batume amaturo. Oya turakanda hababaje. Turakubwira naho uzagenda ubwire bene wanyu ntago tugutinya. Uwatanze amafaranga kugira ngo bakuremo waguriye ikigirwamana Moroko nawe n'umufatanya cyaha. Ndaje nkubwira ibyo abapfumu ntabwo ndavuga. Uravuga rata. Kiganiro ntubeshye n'abashaka kongera nibitonde.
ndashaka kubwira abantu ngo bakosore bino bintu. Hari ibintu abantu batinya kwigisha mu itorero ngo abantu batema amaturo bagasoma. Rero ntayumpa nta nayo ngusaba, warakoze kuza ku bumwe bw'abera. Ni ukuvuga ukuri ukabatubuka ukatsenga cyane. Ukuntu kizwa ayo maraso, iyo nda wakuyemo, iyo nda wakujemo, ugaha ikigirwamana cyitwa amaboko cyaryaga abana mu gihe cya kera, uyu munsi ukibwiriza ugatanga n'amafaranga yewe kugira ngo wice amaraso yawe. Ndakurahije uririmba ute, ucuranga ute, ubyine gute, uriho icyasha, kuzageza ubwo uzatura icyo kintu Imana ikakubabarira ukagira amahoro. Atanga n'igitambo cy'uko wahemutse, ko watanze yo gukuramo inda, ko watanzemo yo kwitanga, ko watanzemo yo kwica, ko wiyishe. Erega amadini ntavuga, kukazi kabivuze basohoka bakamwana cyane rwose. Amaturo yabura. Umva buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo mu izina rya Yesu, ucuranga ute, uririmba ute, ubyina ute, usenga ute, warakuyemo inda, warisha umwana wawe, ukatanga ibiguzi ngo apfe, baraguhaye ikiguzi musambana, baguha amakado, mukora ibyo bintu, warangiza ukishyingura. Muri make uri hejuru y'ubutaka, ariko amaraso yawe yageze mu kanwa k'ikigirwamana. Oya none se n'ufite agasatsi kanaterera wambaye birebire hariho n'agatambaro, hari ikibazo? None se gukuramo inda hari filimbi bavuza, cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina hari inama umuntu akoresha ngo baze barebe? Oya rwose. Nge ndimo ndabwira uwo mbwira arize kugira ngo araza kumenya impamvu uyu munsi atabyara. Umwuka w'ubupfumu araza kumenya impamvu uyu munsi abyara abana bakaza batameze neza. Araza kumenya impamvu atagira. Araza kumenya impamvu umugabo batabanye neza. Nuko oya hinduka, ihane, kuva muri ibi bintu, tungana, warahemutse. Birakomeye. Agakiza ka makiyaje ntacyo kamaze. Kwica ni cyaha papa. Amplis kwica wabigambiriye, ninde ukuramo inda atabigambiriye, ninde ukora icyo kintu. Ngeze aha ndababara ukuntu abantu bibeshya ijuru, amadini akababeshya ijuru, nabo bakibeshya ijuru, nabo bakabyinirira ijuru, yangiza yarota imbwa zimwirukankana, yarota ari mwirimbi ngo sinzi impamvu bitamvaho. Ngaho genda ukuremo wataye hariya ndebe ko bigukundira. Abandi bariho amaraso y'abantu bisize. Imana itubabarira. Ni ukuvuga ngo icyo uracyumva. Ndabona si gutera ubwo. Nta muntu bitatera ubwo, ibi bintu birakomeye. Umuntu wabikoze biramureba ajya sindimo. So ni ukuvuga ngo Imana rero yaby'ubupfumu, usibye kwanga n'umuntu ujya mu bupfumu, Imana inarwanya n'umuntu urangiye ndaho umupfumu ari. Waretse gatoya, ubwo turacyari kubafatanya cyaha, tuvuye kuri icyo ngicyo twari tuvuze. Noneho babuza ngo bagatwika abana, tuvuze nko babikubona batwikiye abantu bakura amazana. Ni ukuvuga ngo byarahindutse. Cyari kigirwamana cyaryaga cyangwa amaraso y'abana, kikarya amazabana, bagacana umuro abana bagahiramo. Yego. None uyu munsi byari ugereka ibintu ugahita ukurayo rwose nk'amezi 5 cyangwa ngahe, mwana agaragara ati aho kugira ngo asebe, ariko usebye ariko urupfu rukuri imbere. Kandi kera wihambye kuzimu, kandi ujya kujya no kwihambye kuzimu washizeho n'amafaranga kumanuka na hepfo. Nyamara wavuga ngo ngwino woze ibiganza, woze ubugingo bwawe, ntubishaka. None kutamanu amaraso yayo twagiye. Umupfumu rero ni ikizira kuwite. Noneho yanga nuraguza, noneho yanga nurangira undi aho mupfumu ari. Yes. None umufatanya cyaha. Aba bantu bamamaje ati muze dufitaka ya miti yose bya bindi byose. Ibyo bakora nawe burya imbere y'Imana n'umufatanya cyaha ari Imana iramwanga urunuka. Iki kiganiro ko gikomeye mushumba. Uyu munsi turi kuvuga ngo ni gute wasenya umwuka w'ibicaniro by'abarozi n'abapfumu. Harimo abantu babyisanzemo batari babizi. Cya kabiri bavuze cyangwa n'umurozi, cyambere twabonye gutamba abana. Yego. Kabiri tubonye umupfumu umurozi ni uwambura abantu ubuzima. Kandi burya mu bintu Imana ikunda babeho bagira ubuzima bwiza. Aho yandikira abantu babitazo cyo ngo mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu n'umubiri wanyu n'ubugingo wanyu birarindwe. Yego.
urumva hariho kurindwa inshuro zingahe nyinshi urimo uranywa no kumagambo rasobanura noneho hakabaho uwitwa umwambuzi umwambuzi ntabwo ari umwambuzi w'amafaranga nabambuza bakoresha amagambo yego ubwo niyo mpamvu nagira ngo nyine n'abandi barozi b'indi sura nk'ubu tuvuge nafata nk'uriya muvandimwe waje kudusura hano twamenya ko hari ibyiza byo bigiye kuza yego ugacaho ukabimwambura bikabideviya bikajya ahandi bati reka mwiza nibandishyana umujuri ati gini ryaje ubwo umudeviye ubayibandi nyine wambuye umuntu wese ucaho ku ruhande mu kinyarwanda bisobanura neza nuko ntabonye uko mbicengeramo. Ikindi Imana yanga urunuka ikanga abashika. Gushika bakora iki? Ni igihe umuntu akoresha za mbaraga mbi agakurura umutima w'umuntu akawujyana hanze. Bakoresha ibirahure, imiruwari, bakoresha ibasiyo mu mazi, bakagushika umutima pe. Bakagushika usinziriye umutima bakawukuramo. Ariko ibyo ngibyo babikorera n'ubundi abantu buje ibyo bicaniro. Ufite umutima wa Kristo ntago wamushika umujyana hese. Ariko ngo harimo n'abagore ngo babika abagabo mu macupa simbizi bagushyira n'ahandi. Buri yagiye nuko mbaranze kuvuga ibintu byinshi hano. Oya ngomba kukubaza. Ariko je nanaganiriza umuntu. Yego. Nanaganiriza umuntu. Yego. Ariko bigeraho. Kavuga utari ko domaine irimo gipasiteri ntabwo byemewe. Aho yani ariko biragora ko hano kuri YouTube yego niyo mpamvu kumvwa n'abantu benshi ariko nyine gake nabwo batwumva nabo ari gihe bafite imyumvire nayo. Hari ukuntu umuntu akora ku kintu kavuga uti uyo ni njyewe bavuze reka mbagira inama none se mushobora rimwe rito cyane reka nibarize mbere yuko bagira inama reka maze nivugire gato ngiye ngabo banze bagira amatwi no kubaza umugabo urebye imyitwarire uko agenda uko yifata byashoboka kumubona ko bamushitse bakamushyira cyane urabibona buriya yego uriya mugabo yageze iruhande rw'umusheri bagiye kuganira arishaka akibura ayiwe niyo agiye kubikora abatekereza wa wundi yahagera bikemera urya muntu nta kindi byamubayeho ujye utinya umuntu muba mukoze ibyo bintu akanga kujugunya ibyo mwakoresha akabishyira muri marete akabitwara ntabwo ubuza habijyanye cyita imwambaro bite nk'ahantu runaka kwatwaye DNA yawe agutwaye icyuya agutwaye ibivuye mu mubiri wawe kukuroga kugushyira abarozi no kukuranya ubundi yakubonyeho amacandwe akakubonaho ikindi kintu aba yagushobora none baze gutwara bya byuya byose n'iki yibishyira muri marete wibisigaho jugunya ibintu byo kubijugunya niba kwifata byarakunaniye hagana sinyivuze aha rero kubashika ntabwo washika umutima w'umukristo nyawe yego ko barawushika bakawuganiriza bati twica umugabo bagata bamwica da bati bakakubaza bagushika bakura umutima bakavuga ntabwo uzi ko banakuriye umukozi w'Imana w'umuhanuzi twa Samuel baramukuriye atari umuhamagara iki Sawuli kandi yari abaciye ataratwisha ati nuriya mugabo uje urumva ati uri gutuje urumva arabashitsi bakurura imitima y'abantu n'undi basanzwe bakorana nabo ariko je ntago bankura n'uwasenga Imana wuzuye umwuka wera ntibivamo ntago bikunda none icyo gira gushitse niwe batse twica umwana bati ese bakagukora ikintu bagukoresha ko n'umutima utari muri wewe ugashiduka wemeye ibintu bikaruka byarangiye nuko abo bantu bakora tugomba kubitondera ngira ngo ni ikiganiro nshaka gusobanurana agiteguye nyandika no kuri nuza ikindi n'abantu baragurisha ibicu tugira abapfumu baragurisha umutwe ubwo niba bandi ngo bapima ikirere hakaba n'abaragurisha ibizabaho kandi ati batakoranye hari nk'abarangiye atuze abakozi b'Imana ahari naho habamo confusion hagati y'abarokore b'iki gihe ubundi nakugira inama niba unkunda yego yawe umupfumu yawe umuhanuzi bijya kubaza ibizakubaho uko bagupfunyikira ahubwo ari Imana ari n'umuhanuzi n'uhanurirwa ninde ukeneye undi ntekereza ko ari Imana ikeneye kuguha message igahamagara umuhanuzi cyangwa ikaguha inzozi ariko wijya guhiga umuhanuzi atagutesha umutwe yagutesha umutwe iyo wagiye kumuhiga kuko haraya kera najyaga mbona umuntu ngo yavuye ahantu runaka akaza akuzaniye message cy'Imana yagutumyeho none ubu ni abantu bajya kubahiga ngo urabona bimeze bite
so urumva yagiye kwiga nyine ari bakoragurishiriza umutwe ntusobanukirwe ndahagutera imyuka y'abarangi ndahagutera imyuka y'imihimbano ugasanga umuntu yaravangiwe muri kamere ye ariko bitewe n'iki nuko kandi ikindi nuko Imana ibyanga iki urunuka yego so rero intsinzi ya mbere yo kubisenya twayivuze kenshi icya mbere haguruka wature kuko babintu byose twavuze hari ibintu bagukuraho icya mbere bagukura nk'amaraso kandi ugukuraho amaraso agukuye nk'ubuzima hari abo batega ibirere hari abo batega imiko hari abo batega ibiki byanga byakunda imihango ya gipfumu hakenerwa amaraso hakenerwa amacano hakenerwa ikintu gifite DNA sample tubwiye ko hakenerwa sample yego kubisenya no kubitsinda biraso cya mbere kwihana neza ukatura icyaha ibyo wakoze muno bajya mu pfumeshi banabasambanyirizamo kimwe no kuzajya mu bahanuzi uyu munsi yagenda ngo bakamusiga amavuta barangiza bakanayasunika kugira ngo ageremo bakababeshya ngo Imana yahaye umugisha igitsina cyabo toka satani ayiwe umuntu uzakubeshya ngo arimo arakuderivura arimo kwinjira mu maguru ni ikinyoma kandi amavuta harabatumwe ariko ngo kari muri nabonye muri comment atari kutwo dufunu dukina abakozi Imana batuduha je namujije muri comment ngo giye nemera umwuka wera w'Imana amen ko cyane twakoze tubabwira ku wa mbere kivuga ngo ibimenyetso amavuta ruta ijambo ryaremye cyo twizera mu mwuka ihana ibyaha wature uhindukire ureke imihango ya gipfumu usezeraho mwabikoranaga ushaka abantu bakorera deliverance uko warahemutse nurangiza n'igitambo ntikikabure kuboneka kuko ujya gukora n'ibyo hari icyo watwayeyo cyane kandi wagiye amaraso ya Yesu nayazi ugomba kubisohokamo umenye ko kandi ari ikizira ku Mana yego Imana ibaho umugisha urakoze mushumba byari bikomeye ariko byari bikwiye tuzanakomeza ngo birangiye yego urakoze cyane